mushiki wawe akakwaka amafaranga ukayamwima, mama wawe wakubyaye yakubaza amafaranga ugaceceka, babyara baye bose ukigira nyoni nyinshi, wahura n'umukobwa umwe muhuriye ku mbuga nkoranyambaga ukamusakazaho urufito ngo ndaje nongere mbikuze nkongera yandi. Buramutse bukeye iki kintu kiramutse gihagaze, igisekuru cy'ibicucu cyaba kirangiye burundu, nta wundi mugabo w'ikigoryi wazongera ko mu mateka y'isi. Gusa nanone kubera ko abagabo bamaze gufata umwanzuro wo guhindukira burundu, reka abakobwa barya amafaranga bayamare babacucure, babasige iheruheru babita imbwa, babaha inzaratsi bahinduka ibihwitiri n'ibihwiragire, bazashiduke barera abana batazi, bazabeho ubuzima bwabo bw'ikinyoma gusa, bisa naho ubwenge babutaye bakivuka. Ubu koko abagabo bazumva ryari? Bazakanguka ryari? Bazareba ryari by'ukuri? Bazakoresha amatwi yabo mu buryo bwo kumva nyabyo gute? Imitekerereze y'abagabo imeze gute? Hari umushakashatsi wavuze yuko abagabo bameze nka ruhaya. Ihene itumva iva ku mwana ikajya kuri nyina, ikava kuri nyina yayibyaye ikadukira n'uwo yabyaye. Niba ruhaya itagirira impuhwe umwana yabyaye, ubwo abakobwa bakuraho imbaraga zemeza ko abagabo bazabatakazaho ibya mirenge ntibabarongore. Yemwe bakobwa mwe, mutekereza yuko uyu mugabo azakugira impuhwe namara kumurya amafaranga ye? Nta mugabo utanga amafaranga cyangwa yatakaze ku busa. Byanze bikunze azaguhekenya, kandi namara kuguhekenya amaze kuguhaga azakujugunya ndetse anagutesha agaciro, kuko nta wundi uzakwemera, n'abazakwemera bazaba bazi neza ko batwaye ikirangarira, ikintu kiri aho ngaho gusa cy'ikirogoryo. Birakwiye ko abantu mugomba guhinduka, mugahindura n'imyitwarire yanyu, cyangwa se bitaba ibyo mugapfa mukenyutse.